ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV. Uyu ni umuhungu w'abanyarwanda Jessica zo mu mipanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Banyarwandakazi, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana nyagasani gukomeza kubana namwe aho muherereye hose. Maginga ya ngaya ubu tuvugana ni mu gitondo aho ndi, wowe wahuri sinzi ngo ni sangahe, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri yuko amakuru nakiriye atari amakuru meza na gato. Mana nyagasani, kuki utaza ngo utwara abawe? Maginga ya ngaya nakiriye inkuru mbi cyane, inkuru y'umusore w'imyaka 20 y'amavuko yonyine, ukomoka mu karere ka Rusizi, mu murenge wa Rwibutso, mu kagari ka Gaterere. Uyu musore yakoze ibara, yakoze ibintu bitarakorwa kuri iyi si ya rurema, dore ko yafashe nyina umubyara amukubita ikintu mu mutwe. Kugeza magingo aya ngaya icyo kintu ntikiramenyekana ikintu yakoresheje, adondanga nyina mu mutwe, biza kurangira nyina apfuye. Uyu musore rero, amakuru yandi nabashije gukurura nuko ngibi byose yabikoreshejwe no kuba yashakaga kuzungura nyina, cyangwa se yashakaga yuko imitungo iza kuza kumwandikwaho, ariko ntibyaje kumuhira na gato kubera ko RIB yaje kuza kuhagoboka. Uyu musore aramenyekana yuko ari we wakoze iryo bara, baza kumusanga mu nzu nawe aho yari yikingiranye arimo arikata igitsina, ariko kubw'amahirwe ntikigeze gicika. Kugeza magingo aya ngaya rero akaba yafashwe, akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB aho ngaho i Rusizi. Ariko impamvu wenda navuga ngo nkoze iyi nkuru ni ukubera ko ni inkuru yambabaje cyane, kandi ikaba yatumye ntekereza cyane. Ibaze niba umuntu ashobora kuba yafatanye n'umubyara akamwica kubera imitungo. Ni ukuvuga ko abantu magingo aya ngaya muri iki gihe, uretse wenda Yesu Kristo wenyine ushobora kuza akabatwara akabajyana mu mutuzo, ndetse n'ahataba urugomo, amashyari n'ibindi, naho ubundi isi rwose yamaze kugera ku musozo. Uyu mwana w'umuhungu, Imana imbabarire, simucira urubanza, ariko njye ku bwanjye ku giti cyanjye bamukatiye nk'imyaka burundu rwose byanshimisha cyane, kuko iyi nkuru yambabaje cyane. Mu bintu byose naba naravuzeho, iyi niyo nkuru yambabaje cyane.